Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye: amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu, ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Sinabwo ushaka no kuza udakanzemo. Sigaye witaho cyane. Sigaye witaho n'umugabo wawe wagira ngo Hirwa sinkukunda no kwita biswa kwita kuri muti. Ese wiriwe gute umusaba wagenze gute? Thank you. Why? Katubyihure. Sebe. Nirwanye stress yo ku kazi, ariko ejo ntashye mvuye ku kazi. Wari ubabaye. Byatewe n'iki? Hari ikintu nakoze? Umwari? Ese be umwari afite icyo kibazo? Umwari, oya wirira, oya bishaka. Tugende bro. Ase Ratifa, kuki kuko wambara iyo myenda? Ntabwo uraka icyubahiro cyawe cyose wagishyize hanze. Hano ntambaye se. Genda ukuremo iyo myenda. Ntabwo ushobora kunya inyuma wambaye imyenda migufi gutyo. Byibura wambare kagufi munsi yaho ngaho gatoya. Rwose mbabarira, tujye twubahana, ndakubaha nawe ujye unyubaha. Sibyo? Urabona ntambaye, ubu ndebye urabona ntambaye. Ratifa, wambaye ibintu bigufi. Ntabwo nshobora kugenda nawe mu modoka wambaye gutyo. Kandi nzi neza kuri kunyumva. Uri mushiki wanjye ugomba kunyumva. Wambara ibintu bigufi ntabwo ngiye mbishaka rwose. Ase wajya ureka gukabya koko. Genda wambara ibintu birenze aho ngaho gatoya. Rwose Byibuze tugende. Nawe nimba utabyumva, ntabwo ndi bugutware. Ntiwibeshye unyinjira mu modoka pe. Mva nukuri pe sinjya guhindura. Wengeze aho ngiye nkuko wabinyemereye, ubundi bikomereze gahunda zawe. Ntiwabinyemereye. Mwari nagameze neza. Be ibyo ngibyo no guhangayika. Umwari afite umugabo umukunda, umwari aba mu rugo rwiza. Be umwari afite ubuzima bwiza, umwari ameze neza.
sibyo? Umwari ngiye yameze neza ntabwo nabiyoberwa kandi niyo atameze neza ngiye yumvamo. I promise you umwari ameze neza. Umwari iteka ryose iyo atameze neza numva nanjye muri ngewe ntazi ukuntu ameze, kuko nyine sinzi ukuntu nabivuga, nubwo nyine tutavukana kuri mama ariko ngewe muri ngewe iyo atameze neza kuva kera numva ngewe muri ngewe nyine ntazi ukuntu ameze. Biburetse gato ngo mutagira gute? Ngo mutavukana he? Ntabwo nyine tuvukana kuri mama. Mama Umwari? Nese ni mama Umwari, ni mama Hirwa, ni mama nde? Nyine mama Umwari akunda Umwari ariko ntabwo ari we mama we. So ubwo mama Hirwa ntabwo ari we mama Umwari? Ntabwo nuko bimeze. Wow. guhindura rwose ntago mpindura. ntabwo ndi bugutware kandi ibyo ndi kukubwira nzi neza kuri kubyumva. Niba wumva ushaka kugenda nanjye mu modoka genda uhindura imyenda, niba utabihinduye itware wijyane ufate taxi voiture. Si imodoka yawe kandi gufata taxi. Mbese mama Umwari ninde? Mama we nyine umubyara, mama we ninde? Ibyo ngibyo ni birebire nazafata igihe nkabikubwira ariko be cyose cyo nuko Umwari ameze neza, urabizi nta kintu ajyamisha, sibyo? Gusa wenda ikintu twakora twamusengera niba hari ibibazo afite, ariko icyonsi cyo nuko Umwari afite umugabo umukunda, Umwari abayeho neza, Umwari afite ubuzima bwiza, sibyo? Uncle Ben ndananiwe, ndashaka kujya kuryama. wambabarire please, reka ngusabe sibyo kandi mbabarire none. Wambabarire ugahindura kariya kazi ukora. Reka ibintu twongere kubivugaho. Kuko mbona uvunika cyane, reba ibyibo wagendeye ukarara ijoro, wambabariye koko. Ndaza kugerageza nshaka kandi kazi, ariko niko kazi gahari kano kanya, niko kazi kantunze. So ubwo hahandi wari ugiye gusaba akazi byagenze gute? Biri muri process, Imana nifashe bishobora gukunda. Oya ma, nyine ndifuza kubikubwira pe, ariko nyine umbabarire umbikire ibanga. Ma urabizi ndakubaha, ndanagukunda nk'umubyeyi wanjye, ariko nyine ikintu ngiye kukubwira umbabarire ukigire ibanga, ntuzigere ubibwira papa. Ma nanjye ntabwo nishimye pe. Sema urakeka ko buriya ushobora kwemera ko
ushobora kwemera ko umugabo wanjye ari ikiremba? Ntabwo nkubeshya. Nta kintu na kimwe ashoboye. Ariko nanjye nifuza umwana. Ntabwo nkubeshya. Nose ndi kukubeshya ngo bimarire iki? Ndi kukubeshya ngo bimarire iki? Rero ndananiwe. Ndashaka kujya kuryama. Can I get a hug? Yes. Mona Lisa. I love you. I love you. Love you too. Kanjye kuryama. Ngo werekeze. Ntabwo nishimye pe. Nkoresha uko nshoboye kose ariko nta kintu na kimwe ashoboye pe. Inshingano ze nk'umugabo nta na kimwe ashoboye. Yego. Ntabwo byoroshye. Ntabwo nyine wabikeka. Nanjye byarantunguye. Reka mureke twongera dusubire. Gusa nyine wumve ko ntoroheye. Yego. Bye. Kose Se wowe ufite ikihe kibazo? ari ikintu njye narasobanukirwa. Nsanga uvuye muri iki gipangu nkaho ntawe. Ubundi uri mabuja umugore wa boss nk'uko n'ubise ubivuga cyangwa Ako hari umuntu wakunshongesheje? Mama umwana. Muco. Bite se none uragiye ko mbona wirukanka? Ngiye gushaka gahene higiriya dore abakira baba bakabuze. Ariko narumiwe. Ese kudaheruka kunzanira kaburusheri? Ahubwo se uracyaboneka? Mba ndi mu rugo. Uziko ngenda nkagutekereza nkavuga ariko se mama umwari yagiye. No kuri mba mpari. Mba ndaho nibereye mu mirima, nava mu mirima nkigira mu rugo nta kandi kazi ngira. Ako nushaka kuboneke dore mba nanagufitiye amakorerega. Ayaye makuru se. Ariko noneho inkuru mfite. Urayinyishyura. Ufite simeze. Shyira hano yewe. Hasi uko. Iyo nguciye mfite akantu sinkugurira urwagwa. Ugira ngo ndacyanga urwagwa se. Warakize wateye imbere. Samitsingi bya yoga nyine bifite ibondo. Uraje nawe umusinzi ube nka wa mugabo wanjye.
sha wivuga iby'umugabo wawe gusa ariko mfite inkuru ijyanye n'umugabo wawe imeze ite gusa ugira ngo ndavugira aho ngaho umva rero nkubwire niba uri rudodo niba uri ruki ndakwiyamye nongere ubwire ko nkwiyamye umve hejuru ese ubundi kankubaze ko wigize maneko bishatse kuvuga ko ibyo navuze byose wabyumvishije Nabyumvise nyine. ariwe Nabyumvise niba ngiye kukubaza uri umugore muri uru rugo. wese iyo mbona ubona ndi iki Ubu nyine nanjye biri kuncaga sindamenya ibyo ari byo. Ariko mbona umeze nk'umukozi n'ubundi. Ariko ngo umugore ngo bosi urarogotwa iki urarogotwa iki sikwambajije n'icyaha. mvura mubwire kandi tugendane neza ku murongo wundi ndizera ibyo navuze byose wabyumvishe bigenda bikugumemo turumvikana Shaka nkubwize ukuri rero. Kumbitsa ibanga ni nko kubitsa amafaranga banki. Kareka uko aho wayabikije bijye kurutira si baguha yandi watanze baba barahaye abandi. Ukoze ibara ukoze ishyano pe. Yarago nakumva uvuga amagambo mabi kuri boss wanjye nemera gutyo ngo meze ngiye bingumemo bibaho. Ntabwo byashoboka. Ndagutanga. ntabwo byakugumamo Fo ntabwo byakugumamo ndagutanga. Ndagutanga. kugira se bikugumemo birasabwa iki Byaguhenda. gusa urumva ufite agaciro kangana ute ku buryo wumva wampenda Njye narakubwiye ngo ndi imbwa y'igipangu mani njye ndarenze ndi intare. uri intare koko Njye ntabwo waza umwana. Mu byo ushinzwe umutekano w'iki w'ibintu n'abantu baba muri iki gipangu. Wifate sunda ari mubibwira nde ngo uri kubwira umupfumu ngurege. Njyewe se sinkwemerera akantu se urakama njyewe nimugoroba ngenda akakuzana ngenda gira ngo ngubwire papa Umwari yakoze- mugabo wawe yakoze iki se kandi none aha ugira ngo sasigaye ryamana na Munyana ka gakobwa kare ngo iki mva nkubwire muco uvuze ngo papa Umwari ngo asigaye aryamana nande na Munyana mana shobora byose we warabafashe kubafata gusa se simba mbabona no mu kabari bajya bazanamo hariya mu kabari aha bagenda nk'inkoko bakozanyaho nk'inkoko papa Umwari nyine ntago ari papa Umwari uwo nguwo papa Umwari na Munyana si cya kindi gifite urubondo ubwo urumva nakiyoberwa papa Umwari na Munyana aha muco none se shyira hano shyira hano shaka kugira na diru nawe rero Ni ukuvuga ngo wowe uri guteza boss umupfumu ngo nagira ate nagira gute buretse mva nkubwire rudo ubu niho agaciro kanjye kagiye kugaragara. ese watuza twumvikana twagendana ntari bibwira siko nari umuntu mubi kugira wumve watuza ayo magambo akugumemo birasaba iki umva utari kumvikana nanjye se ariko ni gute ifata ngo boss ni ikiremba ngo ntashoboye ngo waje ngishaka ngo ntabwo abibonye. Gabanya amagambo si ngombwa gusubiramo ibyo navuze. Hari. Urumva wifuza iki? Boss imba mpembe note ya 30. Kuko uryo wanga nkubiki. Ni nk'iki. Uratushaka torera meneka. Uzajya urinyishyurira buri kwezi. Ubwo usitonyera no kwishyuza boss. Niwe ugiye kujya mu nshinga no kuko nimba uri mabusha. Wongeraho fene ujye mu note ya senkani. Urayama cyane ntago yamba. Ndumva ari ikibanza cy'inzu turi kugura. Aha, ikibanza cy'inzu. Ngaho sigire nawe. Uremera inoti y'10. 10 nkadi senye ndajye mu ciro nawe. Murakoze cyane. Ndabona imaye imere yo kunyirukana ariko. Ase umukozi nkaho tubakaza akora. Hari ikindi kintu mvuga ukuri.
ni gute se nubaha akazi nkora? Ni gute nubaha akazi nkora? Ejo wari uriye gica iteka ubu aka kanya niwo nyine njye ntabwo mukeneye ko n'ubundi wayamutayama ese vuga udaseka uri kunsekera ngo bigende ute kugira ngo ubone ko ibintu nyine biri seri urayama bamubwire mva hejuru sinoti ya 20 mbwira nzongera ku mushahara wawe ubwo ni senkari ngamva hejuru rero ubwo bose nzongera mva hejuru ko navuze igihe wambwira gutyo nanjye nkazakubwira ibindi bose abimba ku itariki 12 uyu munsi turi kuri 0 gusa buri minsi 5 ako se wumbaza sister kweli hoya ariko reka nkubaza mu by'ukuri n'ubu avuze ati ndakwemeye wamumarira iki mu by'ukuri uretse urwenya gusa nta kintu ufite wangu ya gusa nawe mu bibazo bura baje sizi ko navuga ngo bari ukumutuburira yaje kugira cyahura n'umugabo asanga yifitiye akabazo si ibintu ngo byarakwanye ntago afite ikibazo ku bugabo wapi ubu baratandukanye wibereye mu rugo ntago bari kumwe kabisa yasubiye mu rugo sha uraseka akwanga se akwanga wari kumumarira iki ubu wumva ahubwo nagushakaga wangu nashaka dutere wabiri ewana tubashaka akantu kabisa yotiranyije shaka tunaganira uretse gato Umwari, oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze.